Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Mwongeye kwirirwa mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV. F1 TV ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda mugiye kwagezwaho nanjye P1 kubanga bw'ibyuma muri kumwe na Uwihirwe Esther. Ikaze muri aya makuru. Uyu munsi ku itariki 10 Nzeri 2025 nibwo HF Rwanda n'akarere ka Rwamagana bafunguye ku mugaragaro icyumba cy'urubyiruko kizajya gitangirwamo serivisi zitandukanye z'urubyiruko ndetse higanjemo n'imyidagaduro. Iki gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro n'umuyobozi w'akarere wungirije w'ubukungu, aho urubyiruko rwatangije umukino w'amaboko volleyball mu rwego rwo kwerekana ko siporo ari ubuzima bwiza, ndetse haje no gutangirwamo ubutumwa butandukanye ku bari bitabiriye iki gikorwa. Naho Vice Mayor Kagabo yafunguye ku mugaragaro icyumba cy'urubyiruko ku kigonderabuzima cya Rwamagana kizajya gitanga inama, ubumenyi, imyidagaduro bizafasha urubyiruko kubungabunga ubuzima bwiza. Asaba urubyiruko kugira amahitamo akwiye ku buzima bwabo no guharanira kugera ku nzozi zabo. Yayuskona yaje murabizi urubyiruko rwacu ruba rwugarije n'ibibazo bitandukanye. Sida murayumva hirya no hino ku nzego z'ubuvuzi zikomezamo kutuburira kugira ngo twongere campaign. Mbona yuko iki kigo kije nk'igisubizo kugira ngo izo serivisi zegerezwe urubyiruko. Dutangiriye hano mu kigonderabuzima cya Rwamagana, nitugira amahirwe amikoro akagenda aboneka cyangwa tukabona n'abandi bafatanyabikorwa bizagenda byegera n'ibyo bigo by'urubyiruko bindi nababwiraga biri muri Refumwe n'ahandi hatandukanye, kugira ngo abaza baje muri serivisi zitandukanye za Ego Center, abaje mu by'ikoranabuhanga, abaje kwidagadura, nibura abone n'ikindi cyumba ashobora kubonamo n'ibindi bisubizo bifitanye isano n'ubuvuzi n'imyororokere n'ubujyanama bujyanye n'ubwirinzi bwa bukeneye mu buryo buri medicine. Nuko infrastructures dufite cyangwa se inyubako dufite zikorerwamo ibyo bikorwa bya Ego Center zidahagije, ariko nta nubwo bizitandukanye, kuko ikizakorwa kuri Ego Center ni ukubahereza ayo makuru y'aho bakeneye, aho bahita babona izo serivisi mu buryo bwihuse. Naho ubundi yaba inyubako dufite kuri Ego Center zari zihagije, nta n'impamvu byakabaye bijya muri metero 400 twashyize muri iyi minsi zakabaye zirahangana, ariko ni uburyo bwo kuzuzanya no gukoresha bike dufite umusaruro munini dukeneye. Ariko mwaba mwarakiriye iz'urubyiruko ruvuga ruti tujyare muri Ego Center ariko tukabura izo serivisi z'ubuzima. Si rimwe si kabiri, mugiye no mu myanzuro twagiye dufata nka Ego Center body yayo tunyoboye yewe cyakomejemo kuza inshuro nyinshi. Twagiye rero twegera inzego zitandukanye zabidufashamo n'abaterankunga babidufashamo, bikomezamo kudindira no gutinda, ariko buri gihe icyo cyifuzo cyagendaga kigaragara. Naho ku rubyiruko rwitabiriye iki gikorwa rwavuze ku kamaro iki cyumba kizafasha urubyiruko. Ino nzu baduhaye Youth Corner ikintu giye kudufasha, reka hari abantu bitinyaga, urugero nk'abantu wenda bakoresha tubare udukingirizo mu kwirinda cyangwa se amakotex, harababuraga ubushobozi bwo kugura ayo makotex, ariko bigiye kuzaba bibafasha kugira gute kuza kuyafata hano. Ikindi kuri bakoresha udukingirizo bajyaga bitinya, urumva kujya kugura amabotike, urumva ni isoni nyinshi, bigatuma bakoreraho cyangwa se babikora mu bundi buryo bitagateganyijwe, ariko ubu ngubu bazajya baza begera abo bantu bari hano babafashe mu kubona izo serivisi. Ikindi twabonye n'ibindi byinshi tuzadufashwamo, harimo kugirwa inama, gukansoringwa, kureka ibiyobyabwenge. Muri make tuzadubura n'amatimu menshi adugura kuri ibyo bintu. Ego nk'urubyiruko rwa Rwamagana tunejwe cyane no kubona inyubako ituzuye iri mu bikorwa ibikoresho bizajya bidufasha muri gahunda zitandukanye by'umwihariko imyororokere y'urubyiruko. Hari igihe kenshi wasangaga
nk'urubyiruko nk'abajene tukagira ubwoba cyangwa twitinya twavuga ntabwo dushobora gukoresha kano kantu bitewe n'uko aho twajya gukora wenda hari ababyeyi bacu wenda hari abantu badukuriye ariko ubu ngubu twumva twisanga tuzanga twinjiye twumve ko tuje nko kwa muganga dusabe serivisi dukeneye bayiduhe natwe ku buntu nk'uko igihugu cyacu kibiduteganyiriza. Hari bagenzi bawe batubwiye ko baza hano kwa muganga gushaka serivisi ariko bagasanga hari umurongo ugasanga batonze umurongo bamwe bagataha batanavuye. Urabona hari icyo bizakemura kuri uwo murongo wakorwaga ari cyane bizakemura ibintu byinshi cyane harimo nyine no kuba tuzajya tugagwa serivisi ku gihe vuba kandi ku buryo ushobora no kwinyabyara ukuntu ababyeyi wenda baba baza ahantu turi cyangwa gahunda zitandukanye ubwo urumva nk'umujene watinyaga kujya gukoresha agakingirizo cyangwa kujya muri za gahunda z'ubwirinzi akavuga ati ko se mama nambura kandi yantumya ariko ubuzaza ukanya direct ubona icyo washakaga. Ku bakobwa noneho ageze muri cya gihe cyabo hari wenda ushinga uri n'umuyobozi mu murenge wa Kigali hari bagenzi babo b'abakobwa baburaga padi ugasanga byabaye ikibazo cyane urebye no kuri kino gihe turiho padi zirimo zirahenda hari nk'abakobwa tuba turi mu rugo tudafite akazi tudafite ubushobozi ugasanga biratubera imbogamizi tubuze icyo gihumbi cyo kugura padi tubuze 700 kubera nyine imibereho itandukanye buri wese agenda agira mu buzima busanzwe ubwo bije kudufasha ko ntago umukobwa azajya henwa n'agahinda ngo yumve ko ya padiri umugore kuyibona cyangwa yumve ko ari ibintu nyine yagenda gukorera ibishoko cyangwa ibindi bintu nkuko igihugu cyacu gihe kitwifuriza ibyiza ni nako kiturebeye nk'abakobwa kugira ngo tujye tugira ibyo dukemura kandi bitatugoye. mwakoze mwe mwese twabanye muri aya makuru dushimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi kandi n'ibitekerezo byanyu biratunyura. Ciao ciao, Istra Vista. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.